nabategereje oya bigenze bite oya bari barabimbwiye nibiki se bari barabimbwiye muze mbere ndetse nigeze bikere barabimbwiye umugore wanjye acinye ariko muganga ngo yari yarabimbwiye arambwira ngo bazabikora muze namwe mufashe rwose mbere muganga yarambwiye ngo nzamufata ngo ari kumwe n'umugabo bari gusambana kandi uwo mugabo ni umushuti ukunda kuza mu rugo none se wamufashe muganga yandangiye neza nari n'umuturanyi wabo hano wakomaga aha ni hano mukingure none se mugabo kuri gukomanga baraza gukingura kandi bari mu cyumba bararyamye baragabuko simbizi mukingure mugabo ntabwo none se ubundi babonetse babanza ubwire ubundi wambabariye kuko wabafashe wabibonye byagenze muganga yambwiye uko byagenze byose none se muganga yarahari muganga yambwiye yabikurikiranye yabimbwiye none se dukingurire ugiye kudukingurira se yewe mugabo ngaho se dukingure uragiye mugabo wadukinguriye mwana urahashobora se wadukingurire se basi fasha umugabo we mugerageze muze natwe mudukingurire nimba bishoboka ntangire ubuhamya ariko se mugabo ndabafashe abo nibo ndabafashe none se buri ni bande ufashe wambabare kuko wa munyamakuru kuko ndabafashe mbabarira mukingure ese barakingura bafatanye umugabo agiye ndabafashe none se babaretse gucungirwa abantu babaretse kwicurugi ndarwica babaretse kwicurugi buretse batutwumvikane buretse twubwire kimukubita amazi fungushe koko kimukubita amazi
koko Tabaye koko mwiriwe sinawe yabwiye namufashe yego oya babuze gukoresha buretse umugore wawe gusabye imbabazi nura mugore wawe gusabye imbabazi banza ubundi sibyo babuze gukoresha telefone muga nibyo nabafashe kuri wa muturanyi hahandi numvishwa amagambo gawe uwo muganga se n'uwiki umuganga niwe wabimfashijemo ibikize kugira ngo bibe kandi twabonye bafatanye hanyuma se n'iki kintu agiye gukora araje uko mwatangiye mubibona twinjirana n'uyu mugabo mu kanya atubwiye ko ahamagaye umuganga barimo barinjira rero ntabwo tuzi niba uyu mugabo agiye kubafatanura nk'uko twabibonye bafatanye reka tubabaze tuganire nabo twumve mugabo si ugiye kubafatanura watubwiye umuganga arakinza hanyuma yuko umugabo avuye kumureba kugira ngo afatanye umugore we ndetse n'umugabo bamufashe asambana ubwo tugiye gutegereza turebe ikiri buze gukurikira hanyuma yuko akinze tubonye yinjiranye igikapu tubonye kituzura muganga ari uwe ntituzanavuye ariko nyirizina nk'uko twatangiye tubamenyesha amakuru yose n'ubundi uko bibuze kugenda bikurikira turaza kugenda tubibagezaho gatanu kuri gatanu. Hanyuma y'igihe kitari gitoya muganga yinjiranye na wa mugabo mu nzu twumvishe amajwi acecetse ngira ngo murabyibuka ko twinjira twasanze umugabo ndetse n'umugore bari mu cyumba barimo barasakuza umugore ati sheri mbabarira ntabwo uzongera guca inyuma wa mugabo nawe ati mbabarira amafaranga yose ushaka ndayaguha ariko ntunteze abantu ntunteze itangazamakuru. Hanyuma yuko umugabo yinjiranye na wa muganga rero twumvishe amajwi acecetse niba bikunze simbizi niba bapfuye ntabwo mbizi kuko umugabo yari afite uburakari bwinshi cyane wasanga yanamwishe ariko turaza kubimenya byose uko byagenze. Mbonye bari gufungura urugi niba bikunze niba bidakunze sinzi ariko turaza kubimenya. Yarabikubwiye ko nzakwanika yarabikukureba ubone baramasoni yarabikubwiye ko nzakwanika tubonyeje none se mugabo bigenze gute? Uyu mugabo yambwiye yuko afite ikibazo cy'uko umugore akeka ko ashobora kuba amuca inyuma. Ndamubwira nti rero wowe tuza nzabigukorera kandi humura nta minsi myinshi izashira.
none se wasanze ikibazo cyari gihari cyari iki? Jewe nasanze nyine yamuciye inyuma ariko nari namuhaye umuti wo kugira ngo namuca inyuma azasange bafatanye bomatanye. Ubwo rero impamvu mwabonye ninjira hano nkanga kuvuga nagira ngo umuti wanjye udapfa kugira ngo ngende bamatanure ikimenyetso kigaragare nanjye mpembwe kuko ari yampaye avase. Basanze bari bamatanye bate? Inda yari yahuye n'indi byari byagenze gute? Nyine urumva nawe abari gukora ibintu by'ubusambanyi byo guca inyuma nge nasanze biyoroshe bamatanye umusore yafatanye n'umusambane we. None se muga uratubwiye ngo wamuhaye umuti kugira ngo umunsi wazongera kumuca inyuma agasambana azamufate bazamatane niwo bazaba bari gusambana. Umuti wamuhaye ni wo gushyira mu biryo, ni wo kwitwaza mu myenda y'imbere, ni uwuhe muti wamuhaye? Oya, muti namuhaye je naramubwiye nti uzagende umanike hejuru y'umuryango ntari kunsigira ifoto nayo sigara nyitongera. Yewe yampaye ifoto n'ubu ndayifite hano. Ubwo rero singiye kumena ibanga ahubwo kuko ntabwo nari nzi kwitangazamakuru ndi burisange hano. Uwo muti witwa ngo iki? Iryo ni ibanga ry'akazi nawe ngiye kumena ibanga ry'ababyeyi ahubwo uwankenera nabaha namba zanjye noneho wenda ndumva nta byinshi bifite byo kuvuga kuko mba nananiwe cyane narushye kuko uyu mwuga no mwuga nasigiwe n'abakurambere. None se uri umupfumu uri umuganga? Oya, ndi umuvuzi gakondo. Abapfumu ni abakera bya bindi bavuga ngo umupfumu n'icyo apfumukanye. Jewe nkora ibintu bikagenda neza, ntabwo ndi umuvuzi wa gakondo ntibikibaho. Nka kwa kundi bavuga ngo umuntu ngo afite ubumuga ntibibaho cyangwa se ngo ni ikimuga bavuga kubana n'ubumuga. Papa ubu ntabwo wapfumuje? Oya, ntabwo napfumuje. Imiti ibaho. None se yaguhaye ifoto? Yari yampaye ifoto ndagenda nyihamuriraho. Uwagira ifoto wese uyihamuriraho. Iryo jambo guhamura bishatse kuvuga iki? Guhamura ni uburyo uhamagara abakurambere bakagufasha muri ya miti muri yangabirana uba ufite hanyuma bakakumva kuko burya no mu mahanga bavuga imana yabo ariko natwe dufite ngo yirirwa handi gataha i Rwanda. Natwe guhamura ni ukuvuga ijambo burya ngo hica umutukiri icyo uvuze kikabaho kandi bitewe n'impano tuba twarahawe. None se muga ntabwo wizera Imana? Imana ndayizera kandi ariko Imana mumenye ko n'ubundi nyine ikorera mu bantu kuko iyo niyo mpamvu mba shaka kugira ngo nunga abantu kandi n'undi wese ufite ikibazo ibintu bireze niyo mpamvu nkora ibyiza. None se niki kintu wakoze kugira ngo turishe uyu mugabo twe yari yatunaniye yaragiye kumwica? Niki kintu wakoze? Mugabo namwihanganishije mubwira yuko gusa icyo yashakaga ari uko abona umugore we yuko ajya muri ibyo bintu kandi ikimenyetso yakibonye ariko si ngombwa ngo asenye ku muntu wenda umubyariye harya mubyaranye kangahe wambwiye ko ari rimwe ni kabiri. Ubwo rero genda utuze ubakane n'umugore ntabwo bizongera kandi isoni afite umbabarire mugende mubana amahoro kuko abonye kuri ntwari ntabwo azabisubira. Namurangiwe n'umushuti wanjye ndamuvugisha ndaraza turahura ndabimusobanurira yanyatse ifoto n'amazina. None se byonyine umukunda urukundo rungana iki kugira ngo ujye kurogesha kugira ngo uzamufate? Ntabwo narogesheje. Wararogesheje? Ntabwo narogesheje kuko kurogesha ni ukugirira nawe. Uyu mugabo ni umunyamasengesho basi tubyemere? Oya, ni umuganga gakondo. Ni umupfumu? Oya, ntabwo ari umupfumu, simbizi by'abapfumu, ni umuganga gakondo. Ariko ubwo ni ukuvuga ngo hagati aho ngaho uriya mugore kubera ibintu by'ubusambanyi yakundaga gukora yajyaga agenda nkabona araje azanye udufaranga nkibaza aho dukura, nkabona azanye ibintu mu rugo njye nkuko ndamubwira nti ibi bintu simbishaka kandi ibyo ubamo barabimbwira simbyemera ariko amaherezo uzabigufata. Muri make umugore yagutungaga mu mafaranga yasambaniye? Ni ukuvuga ngo yazanaga amafaranga ariko bitari uburyo bwo kuntunga nanjye ndi umuntu uri aho ngaho ushakisha ariko nkamwiyama nkamubwira nti ibi bintu simbishaka, ayo mafaranga uzana uyakura hehe? Insubi inyuma gatoya winjiye utubwira ngo ni inshuti yawe. Ubundi uyu muntu ni inshuti yawe ni iresano mwari mufitanye kugira ngo? Ni ukuvuga ngo ni inshuti y'umuryango. Inshuti y'umuryango njye rwose yazaga no mu rugo mu buzima busanzwe tuganira turi inshuti ariko ntazi ko ibyo bintu yabikora. Reka da. Ni nk'inshuro reka ngabikoze? Ntago nzi inshuro amaze kubikora. Iyo navuga ni iyi ngiyi
bigaragariyeho. ese mugabo wari wasinze inzoga ntabwo nigeze nsinda no kuva bwa gitondo nta n'amazi yo. none se ko waje udandabirana simbizi uko byari byagenze, ntabwo numvaga ntuje, ntabwo nawe uhuye n'umubabaro w'ikintu wumvise umuntu ukumva ko ari kuguca inyuma ari umugore wawe mubyaranye, ntabwo byabura kukubabaza. niyo mpamvu rero natwe dukora izo ngabirano kugira ngo duce agasuzuguro. ingabirano numva nimero ari izo ngizo 078871 47297. ndumva nta byinshi kandi murakoze. turabashimiye cyane mwese mwari muri kumwe ngo tugiye kugerageza tuvugishe wa mugabo we yanze gusohoka, niba ari isoni yagize simbizi, ariko mu bishoboka tuzaza kumuvugisha nadukundira natatwemerera, kandi nanone nta kundi turi buze kubigenza. Ariko kuko twinjiye tubona bafatanye, umuganga arangije abikoze arabikoze arabafatanuye, umugabo acyuye umugore we, ariko sinzi niba biri buze kuba amahoro. Tugiye kugerageza rero tuvugishe wa mugabo turebe niba ari buze kutwemerera kuganira nawe, natwemerera muraza kubona ko twaganira.